Bavandimwe nkunda, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 20 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Turakomeza urugendo nk'uko bisanzwe. Yezu arakomeza akadutungura ku buryo bw'umwihariko yifashishije ijambo rye. Uyu munsi rero Yezu yatubwiye ko yaje kwatsa umuriro hano ku isi, kandi arifuza ko uwo muriro wagurumana. Uwo muriro nta wundi, ni umuriro wa Roho Mutagatifu. Umuriro wa Roho Mutagatifu buri mukristo wese afite, kandi kuko umukristo wese afite uwo muriro, agomba nawe kuwatsa aho anyura hose bakamubona, kuko ibikorwa by'umukristo, ibikorwa by'umuntu uzi Yezu bigomba kwigaragaza kandi bikitandukanya n'ibindi bikorwa kenshi na kenshi byo ku isi bigenda binyuranya n'ubukristo bwacu. Yezu rero arakomeza akatubwira ati nimba tumuhisemo koko, kandi nta bintu byo kuvangitiranya. Uyu munsi ndi uwa Yezu, ejo ndi uwundi muntu, ejo ngiye mu bindi, ejo bundi ngiye mu bindi. Ibi byose Yezu yabitubwiye. Abantu nimba ari 5 mu rugo, buri wese ugize amahirwe yo kwakira Yezu azaba nyine afite ibyo bitekerezo bya Yezu Kristo, bityo azitandukanya n'abandi batashatse kubitekereza nkawe. Murumva rero, nimba koko turi abakristo, amahitamo yacu ya gikristo agomba kwigaragaza aho turi hose. Nta byo kuvuga ngo uyu munsi cyangwa ndi umukristo wo ku manywa, nijoro ibyanjye bigomba guhinduka. Oya, nimba uri umukristo igihe cyose, uri umukristo ahantu hose, uri umukristo ndetse n'igihe cyose, no mu bantu bose. Maze rero muvandimwe, uyu munsi Yezu araduhamagara gukora amahitamo ya gikristo. Amahitamo ya gikristo kenshi na kenshi atazaba ya mahitamo abantu bose bazakomera amashyi, kubera ko ni amahitamo abasaba gutekereza ku buzima bwabo. Nimba koko ubuzima bwacu bwa gikristo budafasha abandi kwitekerezaho no kumenya ko bari kure y'iby'Imana ishaka, ntabwo urugendo rwacu ruraba rwiza. Ahubwo tugerageze dufatanye, buri wese ubukristo bwe abubyaze umusaruro, kuko Yezu Kristo yakije umuriro, natwe dukomeze tuwatse umuriro wa Roho Mutagatifu. Umuriro wa Roho Mutagatifu wubaha uburenganzira bw'abandi, ariko nta na rimwe ubashe urya iminwa ku bijyanye n'ubukristo, ku bijyanye n'indangagaciro za gikristo, kuko igihe cyose tugomba guseruka nk'abakristo, tukagaragara nk'abakristo bafite nyine izo ndangagaciro zatsa umuriro wa Roho Mutagatifu, maze abantu bose bakawakira uwo muriro, kandi uwo muriro ukagenda utwika, ukuraho ibitajyanye nyine n'amahitamo ya gikristo, n'amahitamo ya Yezu Kristo, kandi ni amahitamo y'urukundo, ni amahitamo y'ibyishimo, ni amahitamo y'amizero ahoraho umukristo wese yishingikirijeho. Dukomeze rero tugendane, turyoherwe n'iri jambo, turisangire kuri za social media, ahantu hose, kuko nabwo ni ubundi buryo nyine bwo kwatsa uwo muriro wa Roho Mutagatifu ahantu hose. Igihe dushize amanga, tugerageza nyine gusangira ijambo Yezu Kristo atugezaho. Nk'uko rero bisanzwe, mugende murebe ivanjiri uyu munsi, nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 12 kuva ku murongo wa 49 kugeza ku wa 53. Imana ishobora byose nibaha umugisha kandi barinde. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Icyumweru cyiza, kandi Yezu koko akomeza abiyereke, n'umuriro wa Mutagatifu we ukomeze ubashyigikire, kandi utume musohoza neza ubutumwa.